ese Kevin Karame wa mukobwa arimo aramwitaho neza amahoro uriya mukobwa uko nabibonye aragerageza nubwo wenda amahoro atarabasha kurya ariko mumeranye neza nibura umuriro se we wagabanutse icyo kibazo cyo cyarakemutse uriya mukobwa rero ndashaka uze kumuzanaho umubwire ko mushaka tubonane kugira ngo mbashe kumuha briefing y'ikintu ashobora gukora ko sinizeye ko uri kubimubwira nk'uko njye mba numva mbishaka nshaka kumuganiriza uburyo ashobora gukora amayeri yose akamwigiraho inshuti ku buryo nawe amwizera uburyo ashobora kumwumvisha uburyo ashaka kumukora hariya cyangwa se kumuzana mama we noneho ibintu bikagenda neza akabasha kurya kuko icyo nshaka ni yarya dukeya ariko nibura ubuzima akabubona yere gukomeza kurwara ariko ntakubeshye Kevin mfite ubwoba ahubwo njye mfite ikibazo mabuja ko ibi bintu duhora tubivuganaho wowe wumva witeguye guhura n'umwana wabyara kugira nibura hagira igihinduka na n'ubu ntabwo ndabasha kwakira uburyo ushobora kuzahura n'umwana wanjye kubera iriya situwasiyo yabaye kumva ngo ni njye mama we wamushimuse noneho tugakubitana niki kintu ufitiye ubwoba ese bizagenda bite azabyakira gute hari ikintu kimwe nagusezeranya ibi bintu turimo amaherezo yabyo n'ubundi abanyarwanda nibo bavugaga amaherezo y'inzira ni mu nzu umwana mugomba guhura uko byagera uko ariko kose oya Kevin ntabwo twahura gute kandi namubwira iki se nabigenza gute namubwira ngo ngewe ngo oya reka gusabe ikintu kumva ngo ni njye wamushimuse ntari kurya ntari kunywa ibyo byose ndakubwiye ngo uko bizagenda uko ariko kose hazabaho kuvugisha ukuri ariko reka tubikore gutya ntabwo ari ngombwa ko akanya umenya ko ibyo gushimutwa kwe ubirimo ariko amaherezo wazamubwira none se aho hantu tuzifashisha uriya witwa mama we sibyo nyuma y'igihe runaka tuzamwifashisha kugira ngo nibura duturishe mahoro bitari kubera mu rugo rwanjye se azahita abibona wenda ndabyemera uretse kuri mugore nawe arangora komara kubera iki kuko binkomereye bigeze aha uriya mugore arangora bishobora no kumva ko ari njye wabikoze kugira ngo tumwifashishe uriya mugore agakomeza agafunga umutwe kuko n'ubundi yari ari kunshinja ko ari njye washimuse umwana we kandi nari ntaramenya n'amakuru sibyo none rero mfite ubwoba bw'uko nawe nshobora kubimubwira namara kubimubwira nawe akamfungana umutwe ntabashe kuza kuba yamufasha kandi nyine nta kindi kintu nkeneye Kevin urabizi neza ko nkeneye umwana wanjye sinzi rero tekereza cyane urabizi ko ari wowe muntu umpa ibitekerezo urabizi ko ari wowe muntu umfasha tekereza cyane ndebe ikintu nakora kugira ngo umwana wanjye abikire nka mama we sibyo amfate nk'umubyeyi we ahubwo ntamfate nk'aho ndi rushimusi cyangwa umwanzi we sibyo nyizera oya icyo cyo nacyo cyari igitekerezo kizima ahubwo utekereze ku uburyo mushobora guhuramo n'uburyo ushobora kubimuganiriza yenda ngiyewe nkabasha kumukumveka reka nere guhubuka nkubwira ikintu natekerejeho neza ndabitekereza neza ndakubwira icyo twabikora tekereza cyane ikintu dushobora gukora kuko ngiye ibintu ndi gutekereza byose ndi kumva bishobora kuvukamo ingaruka sinzi ko nabiha amahirwe kugira ngo wenda bibe byacamo Kevin nari natekereje washaka uburyo umucikisha ariko n'ubundi ari ibintu by'imipango sibyo tugahurira nk'ahantu ngesa nkasa nk'aho mutabara bikitwa ko ngewe ndi kumutabara abagizi ba nabi sibyo noneho nkabasha kumwiyegereza urumva ratafite ari igitekerezo kizima ni igitekerezo cyiza kubera ko n'ubundi uriya mukobwa muri misiyo twamuhaye harimo kumwiyegereza ni ukuba ushobora kumuvugisha tugapanga ahantu ari mumufungurira n'aho ari buce mugahurira muri iyo nzira mwahurira muri korodoro mwahurira mu nzira nta kibazo nk'uko nyine yamuhaye poromensi ngo agiye kumugaburira ngo agiye kumufasha noneho ngewe nkabasha kumufasha nkamwereka ariko n'ubundi ibyo byose turabikora ariko n'ubundi amaherezo ya bino bintu hazavaho kuvugisha ukuri none se uragira ngo mubwire ukuri nonake nimubwire ukuri se ntanyemere reka nkubwire umwana utareze imyaka ingana kuriya birumvikana akabaho muri bwa buzima amahoro yabayeho mu buzima bubi bw'abakene reba ukuntu kameze Kevin wagira ngo nta n'imirire iboneye kabonye noneho kumva icyo kintu rero ngo ngiye kumubwira ukuri
mfite ubwoba bw'uko atazanyakira. Nawe nibwo ufite se urumva ye ntabwo ari ubwo mfite, ahubwo icyo numva mfite muri ngewe ni uko tugiye kugerageza ibishoboka byose. Ibyo turabikora, tumucikisha umutabare, ariko uzamubwira icyo bita ukuri kose kugira ngo habeho igihe cyo kubabara, ariko bigire n'igihe cyo kurangira, mutangire ubundi buzima. Ntabwo nshaka ko umwana wanjye ababara kuko yababaye. Bizabura ariko kubabara n'iby'igihe gito, ubundi buzima bugakomeza. Noneho reka dutekereze icyo kintu, ahubwo uwo mugambi tuwunonosere. Ngo uragenda mu buhe buryo, tubigenze gute? Ariko Kevin, aha hantu hatekereze ku buryo utababara bikaba byamuviramo intandaro yo kunyanga burundu, sibyo? Burya umwana ntabwo yanga nyina, uko biri kose hari impamvu yatumye ibyo wakoze warabikoze. Nta mpamvu mfite yo kugira ngo nkunde. Namuhaye impamvu ya mbere ni uko aho kugira ngo nayo Kevin, nta kintu namuhaye nka mama we. Uretse kumubyara gusa. Icyo wamuhaye bwa mbere wamuhaye ubuzima. Hari benshi babakuriramo bakiri mu nda. Imana yambabare basi agatekereza nk'uko wowe uri kubitekereza, sibyo? Ko namuhaye ubuzima. Senga Imana yawe gusa kandi uyizere, ibintu byose izabikora. Noneho noneho ngaho genda utekereze neza ko umupango ukuntu dushobora kumucikisha, noneho tuze kureba ko twabikora. N'umugore reka tubyihutishe mu masaha nimugoroba ndaguhamagara nkubwira uko tubigenza. Basi sabimbwiremo mukabikora mwambonye. Ariko banze kumazi maze tukara. Ntabwo wabaho. Sigutekereza yuko mama wawe yakishima. Duke kushya. Mbwira ikintu cyatumye umenya ko ndi hano. Mwana wanjye. Manzi usubiremo kwanza. Basi ko nagahinda nawe mfite gahise gashira ngo Maho. Karama. Njye mama wawe. Mama wanjye uramuzi? Mama wanjye uramuzi? Nizere ko basi uri gukina. Urabyibuka ubwo mwari muri hahandi amaze kukubwira ko atari we mama wawe. Yaranyinishaga arabibiye, yaranyinisha. Maho nawe kubeshya. Ni njye mama wawe wajya. Maho ni wowe mwana nahoraga nshaka hariya mu ishyamba. Ni wowe Kayitesi yaje ayiga. Maho. Wimura. Wowe mubyeyi wakuze. Nta muntu n'umwe ubwiza ukuri nigeze amenyana nawe. Mama wanjye nta kintu ambwira. None umva nawe ukuntu uje umbwira ibinyoma. Ese kuko niba umuntu asenga akerekwa, nsenga Imana izabimbwira. Ntabwo nshaka kumva nta kintu wigeze ukora mu buzima bwanjye uri mama wanjye ngo bimariye.
umpaye akanya gatoya kakapfira mu buzima maho nagusobanurira nta kintu nshaka kumenya wampaye amahirwe mwana wa imyaka yose navayo n'inkoraho maho wambabariye ko maho ntabwo nuzuye nagufite hanyuma y'uko njimutiranga bivuze ngiye kubirebera mama sinsohoka muri iyi nzu na kimwe nemerewe nuzura umubyeyi nyabagi kubitaze ngo mbwize ukuri byari ngombwa kunzana ahangaha mbabarira ku byabaye byose mvira mu buzima genda bapfa wanditse ntabwo nabambone nawe uri gupfa mbabarira basi nijyo n'ubundi mwese mwivuje nta muntu n'umwe ushaka kumbwiza ukuri niba ngombwa Imana itabara ashoboye ikanyitabarira mpora mu rujijo rw'ubuzima ubuzima bwanjye ni umwijima reka kuvuga nabi maho mbivuga amagambo manini ndagusobanurira buri kimwe cyose sibyo mbabarira genda mfite umwuka muke maho mbabarira duke basi maho duke ndakwinye basi ndagusaba imbabazi maho ntabwo nakongera kubona uri gupfa ntabwo nabyihangana maho reka ngusobanurire reka nta kintu nshaka kumva cyawe wanditse ko ufite umwuka muke basi nywa amazi reka nyine basi ibindi byose ndabyibuka nta kibazo mwogenda nayanyweye ndayanyweye siga aho ngaho ntabwo nifuza gupfa mwana wawe siga aho ngaho wambabariye ko nakoze ikosa siga aho ngaho maho wambabariye wasigaye amazi ukagenda nta mwuka mfite ntabwo yanywa basi nsezeranya kuri kunywa amazi maho basi yanywa ndakuzanira mama wawe ushaka koko sibyo kugira ngo nkure buri kimwe cyose ntagikora ndamukuzanira mbabarira maho nakongera nkapfa inshuro zirenze izo napfuye mu buzima mbabarira mwana wanjye basi uzafanisha ikindi kintu uzanyange wenda uzanyice ariko nibura simbona uri gupfa maho mbabarira basi rimwe ndakuzanira mama ndahita ngenda maho mbabarira maho wambabariye kuko mbabarira mwana we wenda uzanyanga ariko simbona uri gupfa maho ariko kuko amor ikintu Nikita, ese bimeze bite? Muri iyi minsi ko mbona ntabwo ibyanyu ndimo kubisobanukirwa neza. Gahunda zanyu zimeze zite? Yataye iminsi udadore ntabwo wibona koko. Ibiki se mbona niyo mpamvu nkwamagaye nkwicaza hano kugira ngo tubashe kuganira umbwire uko bimeze.
mu rugo ni amahoro, movement ni ibisanzwe nta kibazo. Ni ibisanzwe rwa rwaserera zangahe. Siwe ko mbona udatuje. Ushaka kuba ufite ikibazo nawe. Nta kindi kibazo kirenze ibyo uzi mfite. Kirenze ibyo nzi? Ntazi ibyo nzi ahubwo ni ibi. Ko mbona mwatuje mugaceceka ubundi mukirakaza, bikaba ngombwa ko ngiye mbihamagarira kugira ngo mbashe kugira uburyo mvugana namwe. Niko ko bimeze biti? Yes papa, ariko mubaze. Ubu wabonaga amaherezo yo kuba utatujyana ngo duhure na mama wowe warayaye? Mwahisemo no kwifata we na Shani, mureka tujye twigendera tudasabye n'uruhushya, tutavuze nuko tugiye. Mufataga no kuzajya mwigendera uko mwishakiye. Donc musige muri ibyigenge hano mu rugo, nta murongo mukigira mugenderaho. Twagiye nyine tujya kumusura. Mugende se mwabibwiye nde? Umugize ikibazo mu nzira. Mwese ko mwanze kutujyanayo, erega turi bakuru dadi tumaze gukura. Ntabwo nigeze nanga kubahuza na mama wanyu, urumva? Ntabwo nigeze imbyanga na rimwe. Ahubwo uburyo mwebwe mushaka kubikora n'uburyo mwifata mukajyaho mutamubwiye nicyo kiba ari ikibazo, urumva? Ntabwo mushobora kwifata nka muri abana hano mu rugo mwishyiraho umurongo wanyu ngenderwaho twebwe nk'ababyeyi tutabizi. Nta kibazo mfite cyo kuba mwahura na mama wanyu, ariko mukabikora mu buryo busobanutse. Ese twakoze mu budasobanutse, twe twarahamenya haba dusigaye tujya kumusura. Nyine ibyo nakubwiye, ntabwo mbabujije kujyayo, ariko mbere yuko ujya ugiye mubimbwira, ntimuzongere gukorera amakosa. Mwiriwe abana, mwiriwe yewe makuru karibu tukaganira Ikibazo nitwa Karine, nari nurutse ku rwego rw'umurenge, bari bantumye muri uno mudugudu kubarura abantu barimo, kandi uyu muryango ni wa mbere nyine ngezeho, twebwe tukabarura. umuyobozi Yego nyine, ariko nurutse ku rwego rw'umurenge nyine banyereje nyine ku mudugudu. uturutse ku murenge? Yego nyine nje kubarura abaturage batuye muri uno mudugudu. None se mubyeyi, ko mbona uri kurira, ufite ikihe kibazo? Ndaragira amahirwe ukumva ikibazo cyanjye ubwo uri umuyobozi. Ngo ceceka nyine umbwire, nta kibazo ndakumva. Ngiye nageze hano maze igihe gito nimukina, none nabuze umwana wanjye w'umukobwa. Ntabwo wari usanzwe utuyemo hano nawe? Oya, ndi mushyashya. Umwana wanjye naramubuze kandi ntabwo nzi ahantu yagiye, nasize akenyeye ikintu giteye. Ihangane. Noneho ngarutse ngisanga hano cyonyine wenda mubura. Hashize igihe kinini? Hashize nk'iminsi nk'itanu. Ndayihangana nyine, ninsubira ndabivuga, nta kibazo wabikurikirana. Urabigiramo muri mahoro? Ndabikugiramo. Ni ukuri ko Imana ndababaye. We komera, ntago ndasigaye njyenyine hano. Mubyeyi ihangane, muri kino gihugu ntago umuntu yagenda ngo abure, azaboneka nyine, ihangane. Basi wagiye ugashaka n'abapolisi bakamuhiga. Urumva nyine byari binzanye byari kubarura, ariko nyine hahise hazamo n'ikindi kibazo. Ngiye kugenda ubwo ngubwo nyitange ku bankuriye, ubwo baragikurikirana. Nitashaka kuba hari ikitagenda hagati yawe na Zuba. Ntabwo ari ikitagenda, murahura akijijisha agakorwa kameze neza kandi yirirwa arira. None se ukeka ko arwaye iki? Yimwitegereje. Mbona afata mu nda, banamuha n'ibintu bya ji za buri kanya. Bande babimuha? Mama we. Ngaho urancanze pe. Kuri dadi uze kubaza mama we, wumve ko atari
ndatunguwe pe. Zuba akicarana ikibazo cyo kurwara. Kereka bene babiziranye na mama ngiye bakaba badashaka kumenya, ariko nasi kumenya ko umwana arwaye hano mu rugo tukamufasha kumuvuza. Si ibintu bisanzwe. kandi wumva nawe utabizi nari ibyo we na mama wawe urumva ko rero ari ikibazo gikomeye. Okay, ibyo byo ndaza kubikurikirana. Gusa reka nongere mbikwibutse, ntimuzongere gukora amakosa yo kuva muri ifashe mugiye gusura mama wanyu. Jewe mpari, niyo ntaba mpari mufata telefone ukampamagara ukambwira ngo turifuza kujya kureba mama. Ntabwo nababuza, ntabwo nabashyira uburyo bwiza bwo kugera gute bwo kugenda no kubikora. So tumaze igihe kingana icyo ubizi ko dushaka guhura na mama we waranze kubijyamo. Nirwa mutuye. Ntabwo icyo kiri murakimbwira, ntabwo muramuhamagara ngo turashaka kujya kureba mama, urumva? Ariko nizere ko birangiye. Wanyumvishe Nikita, ntimuzongere gukora amakosa we na Zuba ameze gutyo. Ndi hano kugira ngo mbafashe, niba rwora na mama wanyu, niba ari ibindi bibazo ibyo ari byo byose. Ntabwo mushobora kwifata ngo mwimwikemurira ikibazo cyangwa se mufate gahunda zitandukanye nizo tubashyiriraho mukora ibyo mwishakiye. Ntabwo bibaho ibyo bintu. Ese papa ndereka mubaze, ubu kuba uri papa wa muri uru rugo uzi ko ibyo bintu byatubanye ikibazo, Shana akarwara, kuba mwaraduhisha ibintu bya mama bikaba bigeze aya masaha ngo nabwo ubwo twamenye kujya kumureba byabaye ikibazo. Abyo byaba ari no gukabya. Nagukabya nagize nte? Ubwo se waba uri papa wacu nyabaki wowe udashaka kuduza n'umubyeyi wacu? Nikita, ngo iki? Nikita, nutinyuka ukambwira ibintu bimeze bityo? Naba ndi umubyeyi umeze ute? Nta kintu mbibonamo kuba rwose utaragize urare kuduza na mama, naho tumenye yiwiwe dusigaye tujya kumureba ugasigaye warabigize ikibazo. Ubwo sizo uwumva uri mu nshingano z'ababyeyi. Nikita, rekera aho ngaho. Ntabwo ngiye dadi ntabwo byazaho. Ako mwibuka igihe mbamaranye nyoko yarabataye yarabasize. Se si mama. Para umukobwa nawe arantunguye rwose. Basi ndakwizeye. None se mubyeyi, uwo mwana wabuze yaba ari mu kigero cy'imyaka nk'ingahe? Izina rye yitwa nde? Kugira ngo nintanga n'amakuru nyine menye ngo ari mu kigero kingana gutya na gutya cyangwa se yitwa gute. Yitwa Mahoro, ni muremure arananutse. None se hagati aho ngaho nta muntu wenda mwari mufitanye nk'ikibazo yenda ngo ubukeka yuko yenda yabarigeze uruhare mu kubara kwa Mahoro wawe? Nuko nabizi neza, ariko hari umuntu waje w'umugore aduha inzu. None amaze kuduha inzu, hari ibintu byinshi nabonaga arimo kungoramo inzu nyivamo, mpita nza gutura hano. Nimba rero yaramenye akazi akamutwara ntabwo mbizi. None se mama, uwo mugore uvuze mwari musanzwe muziranye ku buryo nyine waba ufite fagiti yo kuba wamukeka? Nyine ni umuntu wadufashije aduha inzu, ariko nkabona arimo arashaka kunyibira umwana. Ndahije mpita amava, yakomezaga ambwira ibintu narimo ndumva neza. Ese amazina ye waba uyazi? Yande? Y'uwo mugore nyine wabashakiye inzu. Amazina ye rero ni umukozi wo mu rugo, ubundi ngo ni umubosi, ntabwo ugiye mbizi ibyo ngibyo, ariko ngo yitwa Fabiola. Fabiola? Uramuzi? Amazina y'umwana wabuze wambwiye ko ari Mahoro. Yitwa Mahoro. Okay, noneho rero ntugire ikibazo, tuza uceceke uhumure, turi mu gihugu gifite umutekano, ntabwo umwana wawe yabura. Ngiye kugenda mugeze nyine ku bankuriye ku murenge, hanyuma ikibazo cyawe nyine baragikurikirana nta kibazo. Tuzaze kureba ryari? Bazaza, bagiye kubikurikirana nta kibazo, bazaza kandi uzamubona. Murakoze. Musigara amahoro. Simbyumva, ntibishoboka. Niko ntabwo bishoboka. Uriya mugore oya, Mungu wangu,
ariko oya none se buriya agamije iki agamije iki koko ntabwo mbyumva ku buryo yakicara agatekereza ikintu kiriya ntabwo bishoboka ndakora iki oya ariko ngomba gushaka icyo nakora uko byagenda kose my god nakubwiye ngo tuza tuza usiko mani ukibwanuka nka kera nose uragira ngo bigende bite man cool down man ariko usura mu byo usiko ukibwanuka nka kera ni nayo mpamvu njyewe narakuretse niyo mpamvu no muri gengi yanjye naragukuyemo urubwanuka se ngo bigende gute n'ubundi uri umupfu ugenda wowe umurapfa w'ubundi none se nagwaye story uretse gato sinigeze guha story yuko ngewe bamuhanduye iminyorogoto mu nda kubera umugore wanjye so mpamvu nafashe umwanzuro wo kuba umugenge none byanyanje urashaka kumbwira ko nanjye ashaka kuyinshyiramo nanjye bakayimpandura bajaho uretse gato njye sinkunda umuntu witwara yageze kuri nibageze kuri etape yo gutanga amafaranga kugira ngo sinzongera kuba nibanga na rimwe wacecetse muravuga ibiki akwishyire mu mwanya wanjye uramutse wakiriye inkuru ceceka mvuge urifata ukabwanuka nk'umuntu mani wecyari flexible gutyo kwe brother birarenze rega reka umbwire uribuka ko njyewe nakwitangiye bwa mbere wandabizi sinafunze imyaka 15 kubera wowe ndabizi brother ndabizi kabisa ese muravuga ibiki nje ndi hano kubera wowe sibyo subundi abo kintu kintunguye ni akanyuza feri kuri wa cyokora ntose arazi jewe arazi kuba atazi ko ngera we tuziranye banzo mbwira ubundi byagenze gute ku buryo njye mperuka umugore wawe mufitanye friendship ihari iri hejuru cyane mufite relationship iri hejuru cyane ubundi byaje kugenda gute kugeraho afata initiative nyingi yo kugira ngo ashaka guca ubwambure none ivuze icyo kintu uruhurumira nkaho runyorosotseho nkavuga ngira byagenze gute mu ma story nutse ama story ngenda shoko komeza story brother ni ibintu bisanzwe nta n'ibintu bikaze urumva byagenze gute nose ko umugore ngo twabyaranye abana kuba yaraje akamwereka urumva ari ikintu gikaze ku buryo umuntu yapanga ikintu cyo kunyica mva umbwiye rero be careful umugore wa kandi hari n'abandi bari ku ruhande benshi narabimenye natangiye uruhererekane ufite story ni ibintu bikurikirana gutya tip ni birebire you guy reka nkubwize ukuri uri umupfu ugenda kandi none uzapfa ubaje kuba toca tuve kuri icyo ngicyo umubwira ndabisohokamo gute aranyegera ko kazi ko ngiye ndi mu bagenge ndabizi ndirusanze kuva kera ndabizi nta mpamvu nabonye usa nkaho uri imbata nawe akamuciye ku ruhande reba akantu gatoye usubwanuka bingana gutya kandi nje kuguha story ushobora no kumvamo umuntu yaraje abanza kuma mapu zose nabwo kiraka kirabonetse amana amafaranga ntako cyose ngubeshye warayakiriye no abanza umbwire kashi yareze kubare gutya raziguha amafaranga yaramaye kandi n'amafaranga yawe ntabwo narembizo amukatse umva kumbi n'amafaranga yanjye arayafata kayituru akayaguha anyereka ifoto nsanganira jabo nawe se n'iki ikinywanyi cyanjye twaravukanye twarakuranye urabizi bro urumva papa twaravukanye twarakuranye iki nubwo ukiri ikigwari nka kera waje muri gengi ubundi ukareka kubwanuka gutyo kuko byagenda neza ako ndahari kandi iteguye ku mafoto abasasa umusaza ntabwo ushobora kumwemukira ako amafaranga ngomba kuyarya ubu nagiye mujyana pole amakashi ubu nkaho tugiye gusoza kandi agiye kuma n'ayandi kandi nubwo ndi buyange ariko nk'ibibanga intoryi bazazitwara kandi bazazitwara uryamye ntabwo byakunda ndumva ibyo nkubwira ntabwo byakunda iyo mu ikintu cyagisigaye papa gufata gushyira hariya akagukuramo intoryi ntagire umenye ibyo ari byo ntuzongere no kubyara waba ugeze kure ntabwo byabaho ibyo nkubwira no kuri njye game yose ndayifite reka nkubwire ikintu kimwe nari naroroshye kubera family sibyo umuryango ubura n'ikintu ari igihe uroha kugira ngo ubashe kugera gute kuri ubu buryo wawushyira muri condition
isobanutse ako brother ndagarutse ndi wundi wa kera wowe ndaje karibu mu muryango ndagarutse karibu mu muryango ndagarutse niba abantu bageze aho ngaho banyutotera kugeza naho bashaka kugira gutukunyambura ubuzima oya byaba bikabishe ariko reka mbwire akantu kamwe izi nza gusanga atari wowe izi bintu ari gukorera filime ariko irangiza ndabizi amafaranga nayo nayariye nagomba kumwereka ibintu byinshi cyane ahubwo gira courage umwake nandi kugira ngo nanjye uburakari bugumye kwiyongera mbona ukuntu ninjiramo neza mufate neza kondisiyo rero nagira umuntu uzamenya ko jewe amakuru naguhaye ntabwo nzirengagiza imyaka njye nawe ndabizi ari weakness nagiye ngira ariko ntabwo nagera aho ngaho ntabwo biragira nzakubabaza ntabwo byageraho nzakubabaza bisi reka ngende ndabona nta bantu batangiye ku wawe umuntu nta kibazo gacomoka gato umva aparitse hariya hirya sawa ariko ndaje welcome